ndashaka kugira ngo bahidonide ikiganiro nshaka ko tuzakorera aha tuzagisesengura turi kumwe na Jangwana ariko rero ngo bamaze iminsi ngo barota ngo bifuza ngo gukira ngo na ka piramide Jangwana niko ari kuvuga niko yahoze avuga reka yavuze ariko atazi ko ngo yasubira mu nzira na piramide ngo babirose kera none Imana bisoje urumva ati Mana yaje ati Mana yumva wazambabariye ukansubiza piramide ikintu kirana n'umutoza ikipe ya Sport yasigaranye abatoza batatu aribo bari shortlisted ukoze cyane nubwo turi kuvuga ngo APRFC iri kwibikaho intwaro kirimbuzi niba ariko navuga zarimburizo zango zazamu ikarimburizo ngizo za piramide ariko yagira noneho mu Rwanda ngo ikagira isibaniro ariko mugenzi wayo mukeba w'ibihe byose nayo ubu tuvugana ntiryamye ndetse mukayimaze kwafisha wabonye ko yafishije baba muzaza ariko yavuze ati kuzana ngo izabukuru baba muzaza yarona niyo nzima niyo tumye nshaka kuvuga ngo reka dukore ikiganiro ngo ndashaka kuza promesa ukunze ikipe ya Rayon Sport akabasezeranya yaravuze ngo Rayon Sport ngo nidatwara igikombe iseze azabiki bazareka gutoza ndabasuje cyane kandi mbifuje kugira ibihe byiza abakunzi ba MNB's Empire nizere ko muri hose mumeze neza cyane kandi bashimiye ko ubuzima bwa buri munsi buri kubagendekera neza nko mubyifuza mukomeje kugira impagarike n'ubugingo aho muri hose mu kazi kanyu gatandukanye nizere ko mwadukunze bashimire ko video twakoze ejo bundi ubushize yagenze neza kandi urukundo mutwereka umunsi ku munsi kuri MNB's Empire turaruzirikana kandi nizere ko twavuze ngo tuzagira ibihumbi hafi 15 none ubu tugiye kugira 16 bivuze ngo ibyo twifuza biba ari bike mu byo mutugenera bikaba byinshi cyane mu mahanga ndabakunda cyane abari mu Rwanda ndabakunda cyane aho muri hose mwumve ikaze samagambo menshi ahubwo nahita nakira MNB's kuko ngiye nitwa Sharomi Mupagasi ibihe byiza abakunzi ba MNB's Empire ufite ikintu cyo kubabwira cyane banze umaga kamikoro arya ngo ikizo nuko nkambara nkaha yakambara urukene sawa kambara uko wagafashe ntabwo nongera kuvuga ibintu byinshi cyane okay so ikintu cya mbere nabwira abakunzi ba MNB's Empire ikintu cya mbere rwose ndabashimira n'abantu bari kunyereka urukundo bidasanzwe n'abantu tubana mu buzima bwa buri munsi ngira ngo ngiye kubasaba imbabazi tujye tubasaba ibintu byoroshye tavuga turifuza ko uyu munsi turatwuje 15 donc bakahita banyereka ko ibyo nabasabye byari birenze ibyo bashaka kuma cyangwa se ibyo bagomba kuma n'uwabakinisha this time reka mbasabe ko iki cyumweru twuzura 20,000 birashoboka cyane kuko video ijyaho abantu 1000 rwose bakora subscribe utarakora subscribe ubwira donc nimba warayikoze bwira utarayikora akandi kuri subscribe tujye tubana kuko turi guteganya ibintu byiza byinshi ngira ngo ari kit imwe natumyeho igomba kutugeraho mu minsi ya vuba cyane cyane reba na sound ya rukuno ibitameze neza bagiye bayigarukaho cyane bagiye bayigarukaho kandi nabyumva cyane tugomba kuzana sound iri pro kandi imeze neza 100%. Hanyuma se uriya muntu ko namubwiye ngo abere hariya bimeze bite hano turi muri Esperance ariko reba abantu bari kubona ari kuri ikiganiro kitararangira kandi hari ahagomba kuba ari bimeze neza cyane umupira ya so niyo mpamvu rero abantu basanzwe babana natwe umunsi ku wundi rwose mutubwire n'abatarakora subscribe mudufashe no gusharinga kuko hari inkuru nziza abantu bakwiye kuba hari inkuru nziza abantu bakwiye kuzajya bararana nandi kuvuga ko nkuko abantu babibona ntabwo bisanzwe ko dukora amasaha turi kuri Esperanza Motel ni ahantu heza cyane kwirebera ngira ngo abari buze kureba inyuma yanjye muri background muraza kubona isura y'umujyi wa Kigali yose nubwo busa nk'ubugorobyemo ariko isura donc image y'umujyi wa Kigali yose muraza kuyibona hari abari kureba nibo biti Kigali hari ni Kigali Nyarugenge abanajya bavuga ngo ndi za Nyarugenge hari ni Nyarugenge sasa so Esperanza Motel ni ahantu heza cyane ukuye kuba uri muri aka kanya muri aya masaha igihe nk'iki ngiki kugira ngo umerewe neza cyane ugire ibihe byiza hari iyo bita Esperanza Coffee ngira ngo mu kabari abantu barabizi ko nta muntu wakwicara ku ntebe ireshya nk'ingi nicayeho ariko iyi ngiyi uri kunywa coffee ushaka za milkshake ushaka za fresh juice
uba umeze neza cyane buri safe nta kibazo na kimwe ufite. Niyo mpamvu ushatse wahamagara 0783 51 bikagenda neza cyane muri bita Esperanza ukabukinga ibintu byose ushaka kuryama neza, ushaka gukina biyar, ushaka gufata kunywa igikoni kimeze neza, ibyo kurya urugero abashaka nka kukuya wari hano bayikora neza cyane, abashaka Esperanza Chabarara hano nise Esperanza Maburunge niyo nkora nkodesha hano igiti kivanze n'ikira moi-même Esperanza Mabururu cyane agiye bwira ari umutara mwita Edouard akubwira ko unije nk'umuntu kubwira amazina y'abantu hano nabwiye ngo uyu mutara hano ukora muri Edouard kutamunye niwe wabonye utamunye rero umutara wa coffee shop nakubwiye ko afite imyaka 15 akora ibi bintu niko kazi ke dore n'uriya mutara 15 kandi ubwo niyo amaze ko abikora professionnellement ngo ntago arimo ibiringo yabanje gusa nko bikora atarabigira umwuga imyaka 10 akora ibi bintu niyo mpamvu ari umutara mubonye twe turi kubona ari metre urangwa black coffee gusa yegeze hano umutima umeze uri metre niwe wanjye avuga ati ngene kuri black coffee ariko nanjye banyakiriye bakwakiriye neza babanje ko kwita ka delivery bakankubise umutoto mwiza cyane yagenda Mupagasi yitwa kwitira gute yagiye ntago amazina ya service ze kubaza chef ya service namukwereka so apa ari ibyo ngibyo rero ngira ngo turi kumwe na Fortebet niyo betting company ya mbere mu Rwanda warabibonye twagiye muri promotion za Giporoso nandi yatandukanye niho hantu hambere ujya kuma odd meza warabonye urujya n'uruzi ruvunga abantu babonye ko bashimye Imana avuga ati Imana yarakoze kuzana Fortebet cyakoze nta betting umva ntuzahirahera kubeshya ngo ni betting company iri kuri rwa Fortebet azaba kubeshya odd nziza rero irangiye abantu ari abakire numvise ngo mukubise miliyoni Copa America yaranze ubwire cyane umukire wamukomye miliyoni 3 azi abantu barazikira boss umunya Czech Republic baramukonya aramubwira ati n'undi munsi turakwemeje ejo ni muri Copa America Argentine yarankoroze ariko hari abo yafashe neza cyane kubw'iyo mpamvu rero iyo bita Fortebet niyo betting company ukwiye kuba ukorana nayo birasobanutse cyane ndashaka twanzike mu makuru ndi kuribwa abantu barambwiye bati urabona muri weekend mwakoze promotion ku cyumweru ariko ejo nta kiganiro nabwiye ngo sinzaza hano imbere y'izi kamera nje kuvuga ubusa ngewe nza mfite icyo bita amakuru wabahaye kandi ugomba gusohoza ngewe nza hano mfite icyo bita amakuru kandi amakuru atari icyo bita ivumbi naje gusanga ridahagije atari kutuvungukira tw'amakara ivumbi ntiryanduza amakara niyo mabi reka ivumbi rikavaho ariko icyo bita amakara ajya akaba permanent no kumesa amakuru bidasaba yuko ugomba kumesa uvanaho amakara niyo makuru tugomba kuba 5 kwa 5 urakoze cyane kwanzika nukuri mita nukubita mu kidendeze cy'amakuru ufite cyuzuye mu by'ukuri u Rwanda ruri kugira gutya ukavibra bano babagati ngo ruri kugira gutya ruri kuvibra ariko Sharoma by the way arabatamu banje benshi baba muri USA baba muri Zunze za Amerika barambwiye tumuntu tw'umupagasi reka ne wacu abantu mutwe umupagasi kambanye umusitari bakubita amakuru hanze y'ikibuga ibyo mu kibuga urabindusha apana oya ndimo gukurikirana hano bavuga ati uwo muntu twa Sharomi barambwiye bati utwa Sharomi hasigaye igihe gito umunsi muzajya konone nta telefone ndakumeneka bari ukanda kanyenyeri cyane buhaye kazi ariko ntibandangaze mbaze mwibarize hanyobya u Rwanda ruri kuvibura transfer zirava muri Nigeria zikikomana bita gutya mu nzove hahiye ese ngo kuvuka za Tanzania ibintu byakomeye byakomeye ariko ndigira ngo ubanze umera hano bita muri Nyamukanagira ni ikipe twapera turayikuza narakubwiye ngo inyama y'iroti barayikuza apere yose ntago yabiroti guki inyama y'iroti ni Rayon Sport gusa se hari tuntu ikipe yitwa apere banzu nyumve ahangaha reka tuganire no sasa bimwe birambuye ikipe yitwa APR Football Club Mukandagira iri ku isoko mu kibuga APR iteye match 3 muri Sekafa ngewe nanze kuvuga kuri match imwe ndavanirika nzavuye ku ikipe ya APR namaze kura match za eshatu waziteye ijisho nimba kugeza ubu uko nje mbibona muri observation yanjye nka MN ibizi icyo bita transfer mu ikipe ya APR nari ntarabakombe nari ntaremera
urumwemera gato banza wumve no fact nibyo umutoza bita Darkonovic yaravuye ati twe imikino turi gukina muri Sekafa donc arimo kumenyereza abakinnyi sibyo abakinnyi baje batari ku rwego hejuru endurance physique n'ibindi bitandukanye arimo abo turi kubona umwanya muto ntago ari kimwe n'abakinnyi bamaze iminsi bakora ibyo ndabyemera 100%. Abakinnyi buryo bose ntago bavira mu kiruhuko kimwe nta nubwo yatangira imyitozo rimwe, ariko nje ndi umuntu uzi morangira ikintu gikomeye mvuga ngo champion yo mu Rwanda irakomeye, naramubona mu kibuga kibanjane ndani hari birakomeye. Twaje tuvuga hari umudefenseur wamaze igihe ntago ndabona mu kibuga kinwe ari Iswane match rero kamusize kuri bench ariko yabanje ntago ari kuri bench kuba match ya Villa ari Iswane ari kuri bench umudefenseur donc uwe no bita Romancier Propre no bari mu ikipe type donc la championnat Senegal uwo sinigeze donc sindamubona amakuru aturuka hari bakubwira ko witwa Yunus ngo yarakanye Yunus urumva hari umudefenseur witwa Clement barabona ngo Clement no umudefenseur capable yo gukina mu ma equipe hafi yose muri Afrika banzamo narabikubiye kuri Mangwe Raping Mangwe ntago je muri ayo masoro nose kujya muri ship banzu nyumve katauti yakiniyeyo kugeza ubu umudefenseur babaye mu Rwanda bubashywe Ndikumana Madi Katauti niwe legend ari muri Ayer Masoro yakoreye amafaranga menshi ku kigero cyuko yagiye kurongora opera abati ndi umunyamafaranga urumva abati ibintu bya Tanzania ngo bivuga ngo umustar ngo sinzi ngo atereka pembeni uyu muntu witwa Imana Shimwe Emmanuel Mangwende asinye kontra y'imyaka 3 donc imyaka 2 n'umwaka umwe ushobora kongerwa avuye muri mu equipe akomeye n'ikipe ya Asfal Laba ubwo ni ushaka kumbisha umuntu champion mu Rwanda ari ibindi ariko umukinnyi ngomba kumubara mubonye umuntu bita Clement sasa n'ibyo tumwe mpera kuri ibyo ubwo Mangwende tubanze tunamubwira ati rwose felicitation ni upgrade kuva mu kipe itwa Asfal Laba kujya mu kipe ya AL Masoro ni ikipe gikina Champions League ni ikipe gikina ya UEFA Europa League ndetse na Conference League muri 2022-2023 ntabwo yitwaye neza yabaye iya 9 muri champion ariko ni ikipe igushyira kuri spotlight nubwo yenda ari gukura cyane ntabwo ari kugenda byiruka ariko ni umusore uri gutanga icyizere ni ibintu byiza cyane ku ikipe y'Igihugu National Amavubi byiyongera no kuri Ange wagiye ku ikipe muri Azerbaijan baribuka ni muri Azerbaijan banibuka neza ikipe ya kabiri muri champion Mutsinzi Ange y'u Rwanda urukumva ziyongereye kuba bita Ntwari Fiacre muri Kaiza yagiye mu ikipe twa Kaiza Chiefs man iyi ni credit ikomeye donc iyi man ni upgrade ikomeye ku ikipe y'Igihugu National Amavubi Ange yabaga mu ikipe ya TC Galaxy abino uyo Ntwari Fiacre n'umuzamu ubwo amantumve ko navanze ndi gushaka ko nkumvisha ko Clement nawe ari kuri standard yo kuba yajya gukina nkaho abo bantu bakina ubwo hose ukatarukiye utwo Clement ndi gushaka nkumvisha Clement impamvu ari umukinnyi ntayegezwa donc habanze Clement hakazaza abandi bantu ariko Clement ko nabona muri national tubwira no muri national banza wumve uwo bita uyu mutaramo agomba kwita yorira indege kajya muri Turki kaza gutangira imyitozo na bagenzi be iyo Ntwari Fiacre donc ibyo update ndi kubaha na amakuru abantu bazi barabizi ni ibintu byasakaye none sasa ndashaka tujye mu kintu kimeze nk'umusesenguzi tujye tuganira umupira nk'abantu bazi umupira iyicano umuntu ukunda umupira ushaka gusanukirwa umupira umuntu donc ushaka kuryoherwa n'umupira nakane subscribe ndashaka ko tugomba kwinjira mu kintu cyitwa imiriro umusesenguzi hatari tukatuganira ikintu cyitwa umupira numvise ufite n'abatumirwa bavuga bati babita ba Lorenzo narigane yabikubwiye numva yariganira bati ibintu byo kunsondeka ibintu byo kunsondeka iminota 30 gusa urampe muki yabivuze numva ati wese tukazafata amasaha 2 ubwo Lorenzo arambwira ati ndakwinginze iminota 30 kwiyicano turibwa turi kuribwa turashaka gusesengura n'abandi bantu benshi abanyamakuru benshi cyane muzababona abasesenguzi batandukanye iyicano tuzaganira icyo bita football okay vuba cyane ukuntu ibintu bimeze rero ubwo twe turi guha felicitation abakinnyi batatu cyane cyane witwa wagiye muri Kaizer Chiefs na upgrade ikomeye ni ikipe iri mu 10 za mbere muri Afrika mu makipe akomeye undi muntu byibuze vuba abakinnyi ni witwa Bimenyimana Bonfils Caleb umukinnyi w'umurundi ariko ni upgrade ibyo tubirekerera aba ni abakinnyi bavuye mu Rwanda bari mu ikipe y'Apa ariko tubona ko bamaze kugera kuri haut niveau
uwitwa Clement ni umudefanseri kandi ikipe ya APR Football Club umudefanseri wese izagura muri Afrika yamuragura muri Ghana yamugura muri Senegal yamugura muri Côte d'Ivoire ahantu hose ashobora kuyagura umukino azaza bizi kwitwa Clement ari umustate. Ndaguha urugero, ikipe ya APR yaguze uyu witwa Banga Benjamin. Urabona Benjamin yari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Cameroon yandi yakinye cyane twe turimo muri Cameroon abakamba na ro na za operation rimbura byibuka n'iki cyose zamaze amezi 3 ndazizi. Okay, none Benjamin agurwa n'ikipe yitwa Difa El Jadida yo muri Maroc ibihumbi 600 by'amafaranga donc by'amadolari, ubwo ni hafi 800 z'amanyarwanda, hafi miliyoni 800 cyase 900. Ava muri Difa aza mu ikipe ya Al Hilal Omdurman iyo Flora Ibenge Kwanga imugura hafi 800 donc ni hafi miliyari. Agera mu ikipe Al Hilal ntiyabona umwanya wo gukina aricara wumbencera, ariko APR Valdo turashaka profile nk'umuntu wikoze muri Coto Sport de Garoua nk'umuntu wikoze muri Zadifa Jadida nubwo agiye muri Al Hilal Omdurman ntabashe gukina turashaka kumugura. Baramugura Benjamin yaje nyari yavuga ati nge ntago nzahana atari muri business class mu ndege yavuga ati economique sinkoraho nyaga shoko kwicara muri economique yavuga ati abantu bataza abantu banagiye ujara kwita ntago bikunda ntago nshaka kumva ikiye cy'umuntu wowe nako tujye mfite amafaranga mushaka ndayitugera ntacyo bitwaye banga bakubwira ko ngo uri ari Nyarugenge kwa kundi nyine umuntu asohoka ari kumwe n'abantu hari bamwe mutoto nzinge tuziranye inshuti yanjye kwanza no kwica pembere yigezewe asanga ngo urane uburiri bwe yarafite akabati imbere ye katari garderobe katari mibindi imbere y'uburiri bwe karimo ibiki na apartment bagamo amadolari gusa apaki nigeze ajya kubikuza kuri bank yero tinshako za ndi mu Rwanda nyine nka miliyoni 150 zo kurya simenye ibyari yafashe amadolari Jean Liquide aragenda de Paris mukabati, ariko amakuru akavuga ko ngo yari kurya kuri recruitment ma Difa El Jadida yari ataragera kuri Al Hilal Omdurman ngo ntaragera urabyorera unagaragera ubwo rero APR ari pembeni nabwo arakora no nayo muri kata muri APR ajya muri Iraq no muri Iraq ngo ntarakora bari kwirira yuhambe amagugu yo muri Difa El Jadida kare Benjamin Banga ariko Banga yize mu Rwanda asanga umuntu bita Clement afite imvune Clement arwaye bajya kumuvuza muri Kenya n'ahantu hajya hatandukanye nduje kujya nkumvishe ko ibintu bikomeye ukunze APR baza tuganira none Clement aza gukira habanje kujya kintu witwa Yunus n'umuntu donc habanje kugerageza partnership ya Yunus ndetse n'uwitwa Prince baragiye barakina na nka match ya Gadika Prince yambaye burasari iki gihe nyine yari kapiteni yeza kuvaho haza kuza Yunus n'uwitwa Banga Benjamin barakina nabyo yiza kuvaho none mwenyewe cyiza yakoze tize gatatu Shorongi 3 jours seulement 3 jours iminsi 3 kuri dread ramaneka dread ashyizemo kabandana umutara amakoze tize Foroje aravuga ati urakoze mu defenseur noyo mwigisha aravuga ati mushake undi muntu agomba gukina ati Clement kuri taye ye ntago ari muremure cyane nyine mu defenseur ugomba kuzimanura kandi Clement taye ye ijya kuresha ni ya Benjamin ubwo azaturika pembeni witwa Benjamin Clement yicaje umu defenseur ufite profile nk'iyo my friend afana APR bashatse ko bazajya banakinana akaba ari Clement ndetse na Benjamin umutoza ati hoya baruzo mu kirinde nkubitwa mfite umwana ufite tarabita Yunus shimima Yunus mu Mamborenga cyane rwo urakoze cyane urumva bivuze ngo Clement uretse ko nge no kora nabibona pe ntabeshye niyo mu defense namenya nko mu defenseur mwiza mu Banyarwanda bari hano Clement n'umukinnyi mwiza bivuze ngo APR ifite mu defenseur twa Clement binavuga ko bahaye miliyoni 50 kugira ngo ngire amasezerano y'imyaka 2 ni rekoro ku Munyarwanda ndetse amakuru akavuga ko anahembwa miliyoni 2 n'ice ku kwezi yampaye uwo bita Clement pani militi ndabyemera najyandi barabimuha kwa meta APR tabitanga n'imbiri kubera abanyamahanga none APR batereka tuzana mu defenseur witwa Aliswan best defender muri championnat Senegal ndaza gukweshonera kuri championnat muri Senegal Aliswan no bita Mr Propre cyangwa Mr Propre nata deliveringa umunza bava ngo ari gucimaka oya ntaramubona muri match ntimunyo ibyo nabonye practice ayasha hari abakinnyi b'imyitozo bateye ubwoba ariko Mr Propre uravuze ngo mu myitozo mu mazi Aliswan yahingutse Nyarugenge kuri taye ndende cyane ndabyibuka icyo gihe
twari turi mu kiganiro cy'urukiko rw'ubujurire Sam avuga ati mwebwe murebe Jomo Kenyatta hazamutse umujama muremure cyane w'icyafuro cyinshi ariko noneho wamanuye nicyo bita jampana n'ingofero hatari abantu bafite imbogo iki kimwita imbaka icyo bita cyashami official muzamubaze iyi mbaka byaragenze bite ariko ngo bageze ari ishyorongi ngo asanga imbaka ngo yanyaye imenyereye imisozi yose yitwa yino reka imbaka mukuru oji amakuru ahari rero nuko uwitwa Clement ndetse na Yunusu rwose biri like kwitwa Yunusu ashaka kuzicaza witwa Arius Wani. Okay, haba harimo ikintu cyiza cyo gubusa Yunusu akazamura urwego ariko harimo n'igihombo ku kipe ya APR. Nta gihombo. Buretse gato. Buretse gato umudefanseri uri hejuru y'ibihumbi 100 by'amadolari hafi 130. Man buriya mu Rwanda dufite karite ikomeye bakubwira ko abanyarwanda turi strong ku kintu cyitwa kudefanda. N'abakinnyi b'abanyarwanda abenshi ni abadefender donc ni beza mu kintu kirebana no kugarira. Offensive kabisa ni bazima. Urumva? Icyo gihe niba bimeze gutyo rero birasaba kuri buze kwisacrifice ushaka umukinnyi mwiza ushaka gukora difference Charami. Ibyo nta kibazo kuri Arius Wani. Ubwo ndi kugenda ngenda kuri cya kintu kirebana transfer umuntu wambwiye ngo ariko yemeye ibigana mukora muzadukore comparaison ya recruitment za Pero bushize nizobo ngo tugendeye ku mazina ndetse na experience Benjamin aruta Arius Wani ariko tugendeye kuri current form Arius Wani ashobora kuba mwiza kurusha Benjamin ntago turamubona ntago twemeye kumunenga aho kugeza uyu munsi uri gukina epi yamanuye intware bye nahoze ndeba amashusho arya nyibutsa amazina aribo bita nashaka umbaza umwe bamwita Godwin urita Godwin Odibo ariko ndakwena nasigaye bikunda Odibo ni umwe mu basore b'abawinga bateye ubwo akira kwa rw'uburyo ko no mugosha kiresha maso donc akora ibyo bita curtains kwanza akina zino poste babaka bajya basunika indeshyo si muremure ikwisa afite ikintu cyitwa kagurukangana gutya afite itako wabonye ko yazinze noneho fira terekamo urumva ni umukinnyi mwiza kandi buri muntu utwaye mifaya ni umwe mu bantu bafite icyo nakwita nka ijisho ryo kudetectinga rifite ariko afite n'amakuru muri ntuza muri Nigeria cyane urumva witwa mifaya ubwo nyuma yo muri polisi no muri ari muzima cyane baravuga ati nyuma yo kubaka inzu haraza gushyiraho na kaburimbo igeriwe reka yazanye se ntuze yazanye za godoro na za ibintu byose na za gravio no tugravio twose yazitweretse ari ibiri ati ngenge muri Tanzania ndaza Tanzania machine igire kitsindagira gute araro bya nivereza ngiye kubitamo okay uyu mukinnyi uko agaragara para current yari umukinnyi mwiza cyane ko amakuru hari nuko no ikipe ya Nyimba yamushakaga nimba atari bya bintu by'itangazamakuru bitandukanye byandi bitangazamakuru bitandukanye ariko donc Nyimba ngo yamushakaga kandi kirenze icyo ngicyo ni umukinnyi ushaka ukamubona byoroshye ku myaka yafi 26 reka abantu ntibaze gutwarwa n'ikintu cyuko ikipe yamanutse urubize umupira warawufite ku kirenge urubize ko ikipe yamanutse oya ntabwo kizira bikurikiranye ibyo ngibyo narebye highlights we ngo muri titre mu article najya nsoma menshi n'umutaramana abajeje baro yakoze ibishoboka byose kugira ngo itagende kirangiragenda ibi nibize gukanga abantu ushobora ngo yakinaga ikipe wenda ngo itameze neza ikipe idakomeye ariko ushobora mirashaka twibutsa abantu ikipe ya Liverpool igura umusore bita Andy Robertson yamuguze muri Hull City yari amanutse araje inyenyeri Leicester igurutwa Harry Maguire muri yasize batwaye igikombe cya Champions ko Maguire ntabwo twese champion muri Leicester ahubwo yazese kurikiye ko aje gusimutwa Robert Ford bari baguze Maguire mu kipe twa Hull City ikipe ya Liverpool igurutwa Jorginho Wijnaldum mu Holande atani bamuguze mu ikipe ya Newcastle ikipe yari imanutse yagiye Newcastle imanuka igenda kuko ikimanutse shaka kubona umukinnyi n'ikipe ya Madrid yazanye mu tipe mwataka bamwita nde José Lu baramvanye mu kipe twa Espanyol Barcelona Espanyol kwanza urumva ikipe yari imanutse ibyo bibaho no umukinnyi w'umuwinga karite ze nabonye ari nziza ari capable gukina ama curtains ari capable yo gutsinda ari na capable binakomeye cyane no kintu gikomeye cyo kuba arasistinga igisigaye no kumenya ngo inyarugenge birakunda byo naravuze ni iyo renzi icyo gisigamo ngewe umukinnyi twakundurwa apara ama scouting ushaka kureba mu kigabana ni mwiza uko na Pama Songwe
waramureba ukabona ni mwiza, ariko Nyarugenge byabaye ibindi bintu. Buriya umukinnyi wageze i Nyarugenge agakandagira Nyarugenge agakina akaba successful, attention, gusa marije irimo nziza. Abakinnyi benshi ba Nigeria bakunda guhirwa bikomeye cyane na ntuza na shampiyona mu Rwanda. Bere kuri Chukwemeka Bano ba Victor Mbawoma, kwanza aba top squad dufite babiri na ba Nigeria, yaba Victor Mbawoma yaba witwa Nelaja nawe ni umunya Nigeria, none sasa ba Osaruwe nabo baragerageje. Donc harimo amayirema agiye atandukanye yabashije kuba successful avuye muri Nigeria. Bibi na Abubakar Lawal, aba Nigeria baragerageza cyane par rapport y'abandi. Agbaravo no umuganeye Agbaravo no umuganeye, ariko ni umusore nawe ubona ko bisa nk'ibyagiye ngenze gukunda. So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, ni byose yego nimba ntibeshye ni Nigeria ni Ghana, kimwe muri ibyo bihugu, ariko ushaka kubona mu Nigeria ntacyo bitwaye. None sasa uyu ni umukinnyi kuri njye kuri expectations zihari ashobora kurusha abawinga bakina ku ruhande rw'iburyo bahari. Urumva ubu igisigaye no kuzamura kuko na Makabonye gatsindagiye gaharasa agapira niba gatembereza. Uwitwa Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga ngo yamubonye yingutse za da inshuti ya Ruvuyanga, ndagomba no kwivuza sinzi impamvu ntayihagamagaye iyi posting atari ko abafana ba APR muramanika Dar es Salaam cyane bimwe byanyu reka muraza cyangwa ntimuzi ibirori bibiri urumubona gusa byonyine mwebwe muramanuka za cyane ntago muza Ruvuyanga si ko ari umufana oya warakubwira ati ibintu n'urundi rwego ibintu ni sawa cyane. So icyo kirasobanutse apari icyo kintu no wenda the same case na ku bandi bakinnyi wenda turavuze ngo apari guze neza kuri scouting ikorwa niho nakwezita, ariko ikipe ya APR no ku buryo kiri kurangirwamo bakinnyi ikibazo sindibuze kukibona kuri APR gusa. Ikibazo ku ruhande rw'ikipe ya APR nakibona ku kintu cyo kurangira ibi bintu ni failing. Urumva APR izaba yakoze investment idasanzwe, APR gushora amafaranga menshi ariko banzu nyumve nta kibazo banzu nyumve. None sasa ikintu cyo gisigaye no kumenya ngo aba bantu baraza kwezi iraza kwita kuno ngo ejo nitwazo tugana barugaje turuva kuri bato y'abakinnyi baba mediateur mu ikipe ya APR. Basi se hazakina Tadeo Rwanga ko umutoza yamukunze engineer cyane bunyara Tanzania interview kabe ese hazakina uto Dauda ni umukinnyi mwiza avuye muri Ghana gusa n'amafaranga menshi cyane, bavuze ko n'ikipe ya Simba yashakaga koko bizakunda kuko at end of the day man birasaba kureba performance kurenza ko umuntu ari buze kujija ngo kana kavuya man ushobora kuzura umuntu atari bikanga cyane rwose. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko ikipe ya APR gukora investment idasanzwe ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kinaremereye, ariko njye ndi gushidikanya kuri scouting n'abantu bari kurangira aba bantu uko nikisha litikiri ngo kana yashakaga birashoboka. Ibyo birashoboka byo nibashya birashoboka ko ari ibimenyetso mutagiye kubona. N'ubwo umukinnyi wa APR muragana ngo ati ngewe rwose umutoza araje ati umuntu utaramazana sinumva ukuntu agikina mu Rwanda. Aba tutwe ruboneka Bosco ni joueur ufite profile hatari bamutasha kudakina adakinye biraza kwitirirwa ikipe ya APR, ariko nyine naza kubona mu isura y'umukomisiyoni wabarangiye ramuti naramuka adakinye nakinye c'est bon. Abantu biga hari ikintu akwiye kumva bajye bumva ko defete yabaho, sibyo? Buriya nka Rayon Sport iyo bavuze cyangwa se n'andi ma equipe buriya kugira flop waguze miliyoni 5 ntago ari kimwe na flop waguze miliyoni 150. Buriya miliyoni 150 haba harimo marije yuko wakitonze kurushaho cyangwa ukanabitangira mbere. Donc kuri profile kugeza ubu nge ndacyari kuri side ivuga ngo aba bantu barekirisa ubushize mu kipe ya APR bari beza kurusha abo kuko n'ikimenye akanya imitishimo Mbawoma n'uyu mwana atama Madosa na atama Mbawoma ku bintu byose aramuntu Mbawoma savunitse. Okay, urakoze cyane. Ubwo ni umusimbura Madosa yaba yaraje nk'umusimbura. Ntabwo barakina. Banze nyumve. Yataretse fire ku isebona rya 33 bari mu kibuga ndamwemera mu Madosa. Ese Mbawoma nterekeza. Ariko banze nyumve. Uwo bita Mbawoma Chukwemeka Victor Mbawoma aravuga ati nyina wa top scorer CAF Champions League. Aracyane muto. Akiri mu ikipe yitwaye Nyimba. Uyo Mbawema ni umuntu wahamaga mu ikipe y'u Nigeria senior n'ibyataka tuzigira bya Sadiku Marigire byataka bya Dachokuweze igira bino bya Victor Zimene ba Victor Boniface igira bakeresheri naco ba Ahmed Musa igira abantu benshi kine zira poste zero offensive so uvuga ngo ni kuri point gusa 7 11 ndetse n'9 igira abantu muba
mbabona Chukwuemeka abasha kubona iyo collab ndetse ajya no mu kibuga muri match gicuti arakina yego muri Nigeria yose. Uyu Mamadou Sarr ni umukinnyi wabaye umutitulere mu ikipe y'igihugu ya Chad atsinda n'igitego, ariko ni Chad my friend ya Mauritania sina Chad ya Nigeria. Bivuze ngo kuri profile ntago turibuze kwemenya ko utambawamo mbamo attention top kusigora umwaka ushize kugeza amaginga ntabwo nanjye navuga ko mu rutu. Urakoze cyane nimba Daouda Taraza ngo yite impoza asimbure Tadeo Rwanga bivuze ngo recruitment y'ubushize kuri Tadeo ni sawa, nubwo arimo projet à long terme cyangwa se projet igihe kirekire kuri Daouda kurusha Tadeo Rwanga. Nimba njye turi kwemeranya ko uyu muhungu ari we mwiza, uyu nyine Victor Mbamacho Chukwuemeka ari we uze kuza gukina imbere ya Mamadou Sarr, twemeranya ko ubushize byari sawa kurusha kuko nimba kandi banzu nyumve aka kanya uyu muhungu bita Yuswane ataraza ngo bumutasta man biga defense ntago bisaba fitness uri gitangaza man defense no traveling gake no kugenda gake biragusaba ubwenge, bigusaba marquage ndetse no guclearing. Urumva uratangira barute urayirekipera ute cyangwa se communication man umu defenseur ntago babisa protocol nyinshi cyane ko no mukinnyi rusanzwe nakina iyi fare ko ashobora kuba ari ikindi kibazo ku ikipe ya APR iri gukora investment nziza, ariko ndi gushidikanya ko banashaka ko bari kuyirangira nako ngako gusa bibaye byiza ikabiri tayari rwose yaba ari sawa cyane. Iyo ngingo reka tutarayivaho mu masegonda 5 cyangwa kuri 6 mubaze ngo APR uburyo yaguzemo urabona izakuramo piramide ko nishyizemo ko izakuramo azamu izahagera urabona izaca kuri azamu ikankuramo piramide. Oya ubundi abakunzi ikipe ya APR ikino bakwiye kwikuramo bo gutekereza piramide mbere bo gutekereza piramide. Oya have n'umwana oya two kujya tubwira abantu ibintu ngo tuze nk'abo bakonsora. Ikipe yitwa Zamu yabaye kabiri muri champion ya Tanzania. Tuba mbere abanyarwanda banza yumve champion ya Tanzania niyo champion imeze nk'ari kitigeza bade banazanye VAR. Muri Tanzania agomba gukora VAR umwaka utaha. Mu mahoro siko tuyifite. Oya kuba hari icyumba gikorerwamo VAR ntago zo ko VAR izakoreshwa muri champion. Tanzania TZD ndashaka kumisha urwego bagezeho. Man iyi Tanzania irimo ikipe yitwa Yanga, irimo ikipe yitwa Simba na amakipe akomeye. Zino zihigana ubutwari. Yanga kinye final ya Confederations Cup, Simba yabaze twa amatsinda ya Champions League tuyahoramo n'ibintu byacu twagize ibintu bisanzwe. Azamu yameneye mibi ya kabiri. Simba izakina Confederations Cup ntabwo izakina Champions League. Azamu izakina Champions League kuko yirukanye Simba. Ndikubwira ko ni Azamu ifite umukinnyi ukaze nk'uwitwa Feitot. Faisal Feitot. Uyu musore yitwa Faisal Salom. Ariko bamwita Feitot n'umujama ufite gasura nk'abatoto bakunda cyane muri Tanzania. Walcott yapana. Naka ko ifite Yannick watubariza. Babarira babarira Yannick ndabizi bagwa igihumuri hari ari muri yagiye gukina byo. Oh yes. Baraguye se. Buguki. Yannick mukunzi. Rero tubereke ikipe yitwa Azamu wenda avantage irimo ku ikipe ya APR. Azamu atakaje umwataka witwa Prince Dube, umwataka mwiza wari mu ikipe yitwa Yanga. Yanga yaramuguze ariko cyafite ba Feitot n'andi mazina agiye atandukanye. Attention ni test ikomeye kuko no muri Tanzania Azamu none rega tujye dukomora dukomene n'ingasire no muri Tanzania bakubwira ngo nta yindi tombora nziza twari kugira itari gutombora kurusha gutombora APR. Donc aho kugira tombore piramide uyihereho watombora APR. Donc Azamu yo baravuga ati byibuze hari ukuntu bikinika ku ikipe ya APR rero babanze batekereza ku ikipe twazamu. Azamu si ikipe mbi, Azamu ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite abakinnyi, ni ikipe yabigaragaza muri champion kandi ntabwo yatakaje abakinnyi benshi bose bakomeza bajya mu mwiherero. Ikipe ya APR Football Club ifite akazi kwanza no gukuramo Azamu bizaba bitangiye kuza kuko no gukuramo piramide bishobora kudakunda. Niba kuramo Azamu bizaba bitangiye kuza baravuga ngo petit tapeti nazo fesona neza bakicyane gakinye niyo uyu muhungu APR nitera Azamu izumve ko biri kuza. Piramide ngiye so munzane mbona ko APR piramide ni upgrade man ete match amikana na Syria bara Cristiano nubwo adahari yari yishe ite bitatu afite n'utanga ndabasi nongera kureba iyi match ejo. Piramide yakubise yari kubitira na Syria iki mu matwi y'ivuru hirya no hakuno. Man piramide ni ikipe gikomeye. Man piramide tuvuga niyo urutonde rwa champion nubwo harimo ibirana by'amakipe nka za Al Ahly
bivuze ngo harimo akazi gakomeye cyane ku kipe ya APR bari baretse gutekereza piramide abakunzi b'umupira w'amaguru gusa kwanza ikindi kiganiro nshaka ko tuzakorera aha tuzagisesengura turi kumwe na Jangwana ariko niba ngo bamaze iminsi ngo barota ngo bifuza ngo gukina ngo na ka piramide Jangwana niko ari kuvuga niko yahoze avuga reka yewe ariko utazi ko ngo yasubira mu nzira na piramide ngo babirose kera none Imana bisoje urumva ati mana yaje ati mana yumva wazambabariye ukansubiza piramide reka ubu rero arayisubiranye Imana ishimwe reka nayigeraho ngiye tuzaganira ibyo tureka tubivaho nakuvuga ko turi bwikuze ariko sindi buvuga ko bita Chege de Bere nitumwihorere Chege de Bere umwanya wawe nta kibazo n'umukinnyi mwiza nawe tuzamuvugaho cyane byihariye ofete ngewe manshaka kuzajya mvuga kuri bano bakinnyi babanye bageze mu kibuga abafana ba APR mwishimira umwana bitwara amazane gutera gahuka hatari abafana b'ikipe ya APR mwishimira umuntu bita niyo mugabo Claude gutera agapira keza muzungu kandi yarateretsemo Muzungu naguzi ko yateretsemo Muzungu yateretsemo Muzungu yarankombense yaranyemeje bire nibyo ningu kritika ukazo kanyemeza saba Muzungu numvaga simbutse step agiye kuba nka kwa Eric Ategaya Eric Ategaya nyine ubwo nyimbe ari kubintu biri Muzungu arimo yigiye nimba intwari imanutse bwo sena itaryamagasinya bati ni hatari cyakora kiza kiri nuko Fed donc mu Rwanda abakinyi bazabemere ko registering bavuye kuri 30 ni 40 ikipe izaba yemeye abakinyi 40 ntimwibajiza ngo amakipe kayigura abantu benshi bizagenda urakoze cyane nubwo turi kuvuga ngo APR FC iri kwibikaho intwaro kirimbuzi niba ariko navuga zarimburizo zango zazamu ikarimburizo ngizo za piramide ariko yagira noneho mu Rwanda ngo ikagira isibaniro ariko mugenzi wayo mukeba w'ibihe byose nayo ubu tuvugana ntiryamye ndetse mukayimaze kwafisha wabonye ko yafishije baba muzaza ariko yavuga ati kwikuzana ngo izabukuru baba muzaza yarona niyo nzima niyo tumye nshaka kuvuga ngo reka dukore ikiganiro manuka rero kuri imiriro twumve reka mbanze mbwira abantu yuko ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi mu myitozo kwanza by the way bitwa Barukundo Abdurrahman Paple ba Patient abakinnyi benshi donc bamaze gusinyishwa n'ikipe ya Rayon Sport baragarutse mu nzu barahari ariko hari umuntu bita Elanga bari bataramubona mu myitozo Elanga Ekanga Prince Junior areka sha umuzima cyane ariko uziko nzarangira mbaye umure areka sha apana ahubwo uzagira wabaye umunyamakuru wa siporo sasa uyu Elanga amakuru avuga ko n'ikintu cyatumye atinda kujya mu myitozo nicyo kintu nshaka kugarukaho sinzi niba abantu babikurikirana Elanga ageze Nyarugenge ari umuntu uvuga ati ngewe mvuye muri 20 club nje mu kipe yitwa Rayon Sport kuko hari hajemo akantu urumva muri babana babajijwe bamubaza bya Elanga harimo umugabo bita Raoul Rushungu harimo n'umugabo bita Eritier Ruvumunzinga bose bahurije ko ari umukinnyi mwiza kabisa ariko amwara bati niyemera kuza Nyarugenge bizaba ari sa Mutarama hingutse Nyarugenge araza hura bataramara mwakira ariko none sasa ngo bivugwa ko ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bwamupropose ariko nta kibazo kontra birahari gere kujya no mu nzu bavuga tuje nari ko rumara yaje utuntu two kuvuga ngo wari ukuntu bamushidikanyaho abantu atabyumva yatushije mbere yuko ashyira umukoro ku masezerano apana baramupropose aryamye umukoro umuna muri wazisi kwa president niyo yiryamye Mutarama babwiza na Valores ariko bira bintu ngo byagenze bite Yakina Music sena none se ikora abantu ntabonye muzajya kugabira abantu ariko mubarenganye uwitwa Butera Jean Knowless yarivugira ati nyakubahwa perezida twatwana gutya na gutya avuga ijambo ryiza hazamo n'yo kugaba perezida rero bati nzakugabira nzabagabira yavuze ko azagabira abantu b'i Bugesera none se ubwize wabone ubwize ni Bugesera si mukarumuna yahereye ku bahanzi bakuru n'abana yabyehare abantu baba si benshi na mugani na ba Rakimani Nzeyimana se aba nose Rakimani umuhanzi ko yahereye ku bahanzi Messi Junior yitwa umuhanzi make yahereye kuri Kina Music kandi bari bazagenda yageraho buke ni catch record ni buke kandi intsinzi turi kwigira ni buri kuzana hano kandi baba muzaza yasinye oya buretse gatone tuvuga ibintu Kina Music urumva buriya ari kuri gihe cyeshize kugira abantu bagasaga bafashe impande urumva ngo ngiye ngo nakundaga Safi urumva ngo urabona ngo ngiye ngo nakundaga umuntu wakundanaga ngo nimba giya
banza unyumvise ngo nimba agiye ahanga ubwo ngiye kuri Safi ngo kina muzike mvuyeyo numva nanjye rero nari dekaraye cyane aruhande ntabagaho buri wowe kuri Knowless wowe kuri Madiba nasubura ambaza uri kuri Bwiza uri kuri kina muzike abayetse amakipe none sasa uriya Bwiza mwe mubona nje namubonye imbere ko atangira no gusora n'indirimbo ya mbere atarahura na nari ndi kumwe n'umutara mwitwa Claude the manager muri Kikasi Music uhuje ipfura Claude inshuti yanjye reka namuramutse cyane Claude duvana za Bugesera ari kumwe n'akana k'agatoto kirabura gato mu modoka nziza cyane turabanza tujyana mu Karumuna dukata mu makaritsiye umwana arasohoka yinjira kwa Fandi wabo papa Bwiza ni Fande yinjira kwa Fande uciye ku butike kari ku irembo mu Karumuna urezane ugahanga umanuka none sasa ikintu cyabaye uwitwa Claude yarambwiye ati papa ati waranyibagiye wese turiye ati mu myaka 2 araza kuri muhanzi wa mbere mu Rwanda muhanzikazi wa mbere mu Rwanda ndabyemeza yarekuye hit yitwa Wogewe na Bruce ngiye Claude ndakwemera cyane icyo gihe twaratasha arambwira turiye n'inkuwe za maraba none bari kugabira abantu mu Bugesera niho mugabire kandi nawe ufite hit y'amatora sha ibyo tubireke kuri Baba Muzazi none umutara muri mu Karumuna baramupropoza bati wowe genda utushe kuri baro gato gusa turebe touch wowe ukora kitozo kamwe nta kibazo none umutara mati ndumva ari test mushaka kunshyiraho abandi bati ntabwo ari test turakuzi twarakubonye atari kugenda ugatusha intari umutipe ari bati ntarabona kontra ngo nkubite umukono ku masezerano njyewe Eranga Umunyakongo Brazzaville ntabwo ndibuza gukandagira mu nzu abandi nabo bati utarahe jya mu nzu ngo ugire urutse utarakishwa kuri baro natwe nta mukono nta karamu twaguha ba wiryamye ntacyo abantu bakajya mu myitozo mu nzu bagashaka Erangajwe bakajya muri tizi bagashaka Erangajwe bakajya muri tizi bagashaka Erangajwe niyo scenario yabaye ibyo tubireke sinshaka kubitindaho ikintu kirana n'umutoza ikipe ya Rayon Sport yasigaranye abatoza batatu aribo bari shortlisted nicaye ahanga nibo byibuka nabwira ngo ikipe ya Rayon Sport igeze kugira igitekerezo cya Gibukasa urabyibuka ntacyo hafi kwezi nkubwiye icyo kintu warabimbwiye pe niba bashaka bambwire mbibagarurire mu ikintu cyasekeje nuko ngiye gukora nkabona speculation zagarutse ngo Rayon Sport ngo ishaka kuzatazwa na Gibukasa iyo ubwo nimba koko ari cyo gihe amakuru yamenyekaniye ubwo twaba turi kuri page y'ukwezi gushize ubwo twaba turagera mu kwa karindwi twaba tukiye mu kwa gatandatu cyangwa inkuru abantu barazanditse zikanga gusohoka kabimiranze se oya bakaziranzika internet ikaba mbi aribwo zikaba zigiye hanze nyuma y'iminsi 25 internet igeze kugira ikibazo ngo mu nyanja baratangiye ngo nibyo ariko ushawuri hene mbi nta kintu kikuri iyi minsi internet yagize ikibazo mu nyanja uwitwa Gibukasa baravuganye abereka impamvu 3 zatuma atatoza Rayon Sport na Rayon Sport itafata Gibukasa narazivuze ndavuga ni afite akazi mu gihugu cya Kongo uzajya mu bintu bya scouting Rayon Sport itakwihangana ngo imubona umwanya muto Gibukasa mu magambo make ikipe Rayon Sport ntibyari gushoka yari ide aravuga ati ariko ngiye ikintu nakora njyewe reka mbahuze n'undi mutoza ufite profile ijya gusa niyanjye ariko undusha abahuza n'umuntu ta Christian Seng Christian Seng yari muri consideration z'ikipe ya Rayon Sport ariko Rayon Sport abantu basaba akazi ari benshi harimo abitwa ba Robertinho harimo abitwa ba Luc Emael harimo uyu mutoza Zlatiko wabaye mu ikipe ya APR hari umutoza bita Ben Musa uheruka mu ikipe ya APR mistambutse abatoza benshi bagiye batandukanye none Rayon Sport ishoti listing abatoza batatu ndashaka kugira ngo hidonide ishoti listing abatoza batatu bagomba kuva umutoza umwe ugomba gutoza ikipe ya Rayon Sport ku isonga hari umutoza bita Robertinho wabaye mu ikipe ya Rayon Sport akayesha n'igikombe cya Champions 2019 hakaba harimo umutoza bitara w'urushungu umutoza toza ikipe twa 20 club mu w'imikino bari kubaza nayo makuru n'undi mutoza umwe haramenye izina w'umuzungu muri short list Rayon Sport option mbere ikaba ari umuntu bita Robertinho wanayihozemo ndashaka kandi bakagira n'ibihe byiza ndabivugira rimwe igishaka kibe rwose ubuze kunebera iminota kitaba myinshi gusa
iminota ari amakuru ya ntabwo banza umbwira ari nk'ingahe ubu tugeze ku minota 42. okay biroroshye kubita 8 ubundi tubaho ubunani bw'umunani 18 ejo bundi rwose twarabipfuye ngo twabahaye ikiganiro kigufi reka kubita isaha yuzuye reka mbakubita isaha yuzuye ngiye mba mfite amakuru anzikasha Robertinho baravugana aravuga ati nkune ikipe yatwareyo ni ikipe yanyubakiye seve ni ikipe ibi n'ibi ariko Robertinho bamwe yatoke ibyo tumaze kubyumvikana ko wazi price tag sasa uracanga Robertinho yabwiye ati ngewe muri Simba nabaga mu 10 na bingahe atari kuri Rayon Sport Standard ndayibona n'iki byose ati ngewe pa unkubita $10 by'idolari maye nka yanjye miliyoni 10 nari gukora negotiation yaba n'abanye Patrick ndetse na president Retired Captain Wise Jean Fideli barareba nawe ati sawa tuzakubwira ariko bukeye Robertinho yongera arabandika avuga ati okay nese ko mutansubije twaganira n'Sport ikipe nkunda ikipe nkunda numva nagarukamo n'iki byose Robertinho avuga ati none sasa nabibaze neza nta pembeni 2,000 njyewe ndabaca 8,000 mujyana mbitekereza muzamanyera mubwira kuko yari ikipe nkunda ko ari ikipe nkunda abantu batoya ati ntago twakwipasa udashoboka bahita basubira kuri option y'umuntu bita Christian Sengin ngo bajye kumva uko bimeze baravugana Christian Sengin aramubaza bimeze bite donc barumvugana basa nkaho ari ibintu benda kuba bahurizaho ariko abariyo benshi bakaba barapushinga ubuyobozi kuza nitwara urushungu batira urushungu ati mwe mutuzanye twabonye winjiye mu mahoro akagira ati reka wabizikandika Forge yinjiye mu mahoro arabwira ati ni bine aravuga ati ni bine abakora bavuga umuntu umwe yarenjeraga fire reka abantu nzakubwira nyuma hari umuntu wazaga ngo batsinze bine ngo bisaka umuyobozi wayoboraga Rayon Sport icyo gihe ahamagara kuri touchline ntaje ndi winjira ati we amurekera ni isura mbi ariko njye nawe ntimushaka kuba mubeshya ibyo bitarabaye ariko ubu uko rasotse uvuze bine kandi kabye byanyu byari ngombwa ko wirirwa hamagara fire bine byari byamaze kurangira kwanza ni kugiye kuyorisha Dr. Rwagacoro uyoboraga Rayon Sport icyo gihe ibyo birarandika aratandika abareyo ubera urushungu n'umuntu hawe amasaha bamwe ati tuguye amasaha uvuye mu Rwanda azira iki azira Forge dutandukanye ariko two mu mupira na murira n'iki byari bikomeye cyane urumva bamukubita amasaha amwe ati gende abareyo ari ukuntu bumva ra urushungu kumana inka y'umutozo bihe byose muri Rayon Sport arabati ikintu cya mbere amanota yo mu Rwanda zikaboneka ati Raoul ni umuntu utagira umwataka cyangwa umuwinga hatari abantu benshi message zaza mu kagari zaziniye bavuga ati Raoul urushungu turamushaka ati ni Raoul niba ati Raoul ni Robert ariko ubusi ya mbere ari Raoul abantu ngo bivuga ko bicaye mu kanama bakavuga ati reka dutekereze no kuri ubusi ya Raoul kwanza ni kiba n'umushaka kuri Raoul ntago cyari kuza kuba ikibazo baricaye ko Raoul wabaye successful 2-3 2-4 football irasa abantu bamwe bati atariko Raoul yaragitoza kuri hone vatoza ikipe twa Vaincre kuki mutamwo ashanga ese utwa Raoul bivuga ko ari mu 6,000 ariko ashobora kugabanya bikaba byaba 5 inseki urunyama rw'amadolari cyane no abantu baza gukora ubusesenguzi bwinshi Raoul arakunzwe Raoul yatozaga Raoul ndisa ariko birangira batamufashe nka option ya mbere icyo uriyo tutangaje ko Rayon Sport iki cyumwe gitambutse cyagomba kurangira berekanya abantu bose yaba umutoza ndetse n'abakinnyi cyane rwo twabibabwiye ibyo bintu bitangaje ariko byarangiye bavuze bati reka tugende gake umutoza yobana ikibazo ejo bundi rero icyumweru amakuru avuga yuko twara urushungu amene umugabo utaro Robertinho yarongera yahamagaye mu Rwanda yamagaye ziniya sinzi abantu bamukubise akantu na bataramo kuri Ketirede no muri Jean Gilles nabibonanye abamukubise akantu ka interview arimo ati Kigali Nyarugenge bimeze bite mwati Nyarugenge ndaho kumbe n'iki byose amakuru avuga ko yahamagaye professor bati none mu bitekerezeho no mutoza high class ndaho ku gikombe cya championnat none yabagiye gukorana n'umutoza Mazimaka Andre ngiye ndashaka kuzamuzana hano Andre ngiye twarivuganiye aramwe ngo ndashaka kuza promesse ukunze ikipe ya Rayon Sport akabasezeranya yaravuze ngo Rayon Sport ngo nidatwara igikombe iseze
azabiki bazareka gutoza reka yambwiye ati ngenda cyari umwana base bamubwiye ko ndamwana Andre aperi ibintu iri muri kubibona ndamwana Andre Mazimpaka ibintu polisi uri kubibona Andre arambwira ati njyewe urana Rayon Sports igikombe cya Champions 19 burakinye muri saison y'imikino 30 Andre yakinye imikino 23 gusa akoramo clean sheet 19 yari afite tije byo mu kaboko hamwe waje yakinye gatije clean sheet yaramwe ati njyewe bwa mbere mu mateka umuzamu ngo muri champion y'u Rwanda arakora clean sheet 20 ndabona sizamu muri bya ndimba ngo muraribika aramwatoya ariko afite practice twazeretse abantu mu nzove icyo kora kadimu ndiyaye afite practice atera amakona 185 muri karagasirikire ko muzamu gusa ngo muzamu atusha hose namaje ngo ziratize zimaze iki mazima kandi arambwira ngo ukadimi ikibazo cya mbere afite ngo hari ukuntu ngo ni muremure ngo nta balance afite mu maguru ngo yarananutse amaguru ngo arashaka gira ibiguru biremereye ku buryo kiba gifashe hasi ndabunga no bwa mbere ngiye kubona champion iryoshye Ijapena nayise umuhengeri witwa Rukundo abitwa Barukundo Abdurrahman Paple urumva yakoze tize za mbere ahita abone ahantu naho bijya buri yatsinzagira ariko n'inka byane byajurire mwe ariko bo byita ngo ndi gukaraba arabakarabye abagira atya ngo bari kuvana inyatsi zose no gahunda ngeza baringi n'umutoza rero none sasa Robertinho amakuru ahari yavuga ko ngo nyuma yuko babwiye ko ari miliyoni 6 ubuyobozi bw'ikipe yitwa Rayon Sports bwumvaga ko kuba bwakotanga bija miliyoni 5 ku mutoza byashoboka urumva amene ibihumbi 5 by'idolari yego bene 6 z'abanyarwanda ariko bakavuga bati bivugwa ko hari n'abantu bashaka kuba bashaka kuvuga ati ubushobozi buzaboneka ariko Robertinho azi amakuru ahari nuko Robertinho ngiye kuba option ya mbere ntibirarangira silver play hari option zindi barafite ziri pending ziri kugera cya 25% wenda ubu twavuga ko bigeze kuri 80 ariko na Robertinho byongeye gutumbagereza nko kuri 80% ko kuba yaza gutoza ikipe ya Rayon Sports it's not done yet ariko it's likely abakunzi ikipe ya Rayon Sports baraza kutubwira ko babyakiriye ariko birashoboka cyane yuko umugabo wita Robertinho ashaka kuba yaza ikipe yitwa Murera Rayon Sports urakoze cyane reka n'ubundi ya minota isigaye umbwire kuri Baba Muzazi nukangeye kubona mbona ahantu abo bita ba FM Kayiranga bona bakayishe matiti bona Deni utayimuze abanyamakuru bagenzi banjye nari ngutegereje nkwibikiye mvuga ni uyu munsi Niyibizi Empire iraza kugaburira abantu indyo yuzuye Baba Muzazi yasinye igihe kingana n'umwaka umwe ariko icyo kibazo nyuma y'imyaka 17 gushyira 18 uwo bita Baba Muzazi abwiyereye ati cyane wazima yongeye gukubita umukono ku masezerano avuga ngo ngiye gucimaka muri stade nshyashya umukuru w'igihugu yatwubakiye noneho nterekamo harubaje kuba umutoza wa kabiri cyangwa wa gatatu harubaje gukubita 8 nkuko babyanditse ati winga 8 wawe uracyahari nimero 8 yawe iracyahari muhireke barasohoka mu ikipe noneho sinkuvugiramo nishaka bitesezerano ngo muhireke ko harunaje oya muhireke barasohoka nimba ari cyambazaga byihorera reka tubwire abantu it's done and confirmed ibi nabibabwiye turi mu nzo babwira do you remember amakuru yafite n'urwego yaguzwe oya brese gato do you remember ko nakubwiye ngo uyu munsi ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwahuye na Haruna Niyonzima nabaza uribwa muri comment abantu bishwe bavuze ese Haruna mwamwakira gute saceje cyane wari breaking rwose ubu ninje mu biganiro none sasa reka ngubwize ukuri rero ira deal ndayizi kugera mu muzi sindibuze kuvuga senongano sindibuze kuba n'umushahara ariko ndaza kubwira impamvu ira transfer ariko vuga range oya abakunzi b'ikipe yitwa Rayon Sports ndabizi ko ari benshi donc biribuze ko ni popular idea bitewe nuko abantu bafite inoti ariko dukwiye kujya tugana umupira nk'abantu bahuze tukanawusobanukirwa ikipe ya Rayon Sports kimwe mu bintu yagiye bibura mu gihe gitandukanye n'icyayifashije uri bukareka mwibutse ikintu kimwe Rayon Sports gutsinda APR inshuro nyinshi cyane ari azaho yabifashijwe n'umuntu utangenda Imana Eric Gasongo c'est quoi experience turi kumwe
tugendane turi kumwe ku mugani w'amahoni bond. Rayon Sport abakunzi bayo kenshi bajya kunda kuvuga ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport butazi umupira. Hari ibyo nemera byuko wenda ko ntago nemera ko perezida ari umuntu kwikoza umupira byo kuvuga ngo nzabakinyi ibi le président il le patron. Sibyo agomba kugira abatekinisiye ahubwo bicaye aho bazi umupira bagomba kumenya ngo bimeze gute amafaranga avuga ati nese none se Dresas kunemeza Haruna Niyonzima n'umukinyi we yagaragaje kwanza volonté yo gukina ikipe ya Sport yarabisabye amazi iminsi apushinga abantu babimenye ashaka kuza mu kipe yari avuga ati ngewe muribuka twarahuye duhukubitanira muri Libya ari natize banakoranye ndabarana n'iki byose yego ubu Haruna Niyonzima abantu babimenye navuze muri abantu batabyakira neza kuri social media n'ababyakiriye neza ariko ndashaka mvaneho urujijo abantu bicare babizi ikipe ya Rayon Sport yaguze Haruna Niyonzima nk'umukinnyi ufite ubunararibonye ufite experience yaguze Haruna Niyonzima nk'umukinnyi uje gushaka amasaziro kubera dressing room kurenza tapi vert ntago ari amasaziro ikipe rero reka mbivuge Rayon Sport buriya bafite umukinnyi uyu musore witwa Muhire Kevin bafite umukinnyi bita Mitima Isaac bafite uyu mukinnyi witwa Niyonzima Olivier Sef bafite Haruna Musa Majaliwa bakagira uwitwa Fitina Omba Bebe kwanza reka tuvane mu Majaliwa aba bahungu ngo baricaye ubwabo baravuga bati dukeneye experience zizadufasha gutwara igikombe cya champion ati ni mu bikurikirana neza kuri rendez-vous zose z'ikipe ya Kigali n'ikipe wenda nka APR kuna gutwara ibikombe bya champion kugiye cya Haruna batsinze APR ku gikombe cy'amahoro n'iki byose Haruna ni intare muri dressing room man uyu si umuntu baguze ngo kwanza barebana byumve neza Haruna Niyonzima ntago ari buze kujya muri place y'undi mukinnyi wagomba kuzaza kuri post runaka Haruna donc ntago bikora ko Rayon Sport izagura umuwinga hakurya no hakuno ntago bikora ko Rayon Sport izagura umwataka the same case nuko bishobora bataka babiri donc ikipe Rayon Sport nimba bakurikirana bafite umuntu bitira guha haje umuwinga gusa bakagira umusore bita Fiston w'umunyarwanda Rayon Sport ari ifite ikibazo cy'abanyarwanda bake ariko none sasa bati muri abo banyarwanda bake twakongemo n'abantu bari experiment bafite experience ubu nararibo nkurikije uko bivuze ngo baguze assistant coach apana assistant donc Haruna ni umuntu uje muri Reyo kuri mission reka mbyite gutyo urana rukuntu abakinya kubwira bati twebwe turashaka kwikaza ibintu twabyimenyera turigana match twazitsindira ese ngomba konvevengamo cyane ku mitaro byumva bitababyumva ufite Haruna muri vestiaire ufite Fitina Mbolenga wamusabye bati byaba ari byiza Haruna aje babanje kugisha inama bane bakinnyi bakuru baravuga ati babaye babyemeye byaba ari sawa ufite Muhire Kevin ati Haruna Niyonzima ni grand joueur ufite umuntu nka Niyonzima Olivier Sef baravuga ati ni grand joueur ufite abakinnyi ba Mitima Isaac nandi bagiye batandukanye baravuga ngo dressing room ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ari gutya fundi wa soka fundi sinye umwaka umwe we yabwiye ati ninjye muntu utazigera ukomeza ibiki se komplika ibintu bango urabona ngo 11 n'iki byose ngiye ndi gusa nkuri gukora donc ni nka player coach ariko ufite akazi gakomeye cyane muri dressing room ku buryo binavuga ko n'utwa Muhire Kevin ashobora kuzafata brassard akavuga ati grand frère dressing room tuyobore no hanze ya nzaba capitaine aje nta kibazo nzaba capitaine aje ntacyo bitwaye ariko Haruna Niyonzima ikintu kimuzanye mu ikipe ya Rayon Sport umukunzi wa Rayon Sport wanabisobanukirwa kanabimenya yanakwishimira signing kureza n'izindi signing nyinshi kuko uyu mutipe Rayon Sport nibyo ikeneye umuntu ujya mu kibuga gakina ariko ikeneye umuntu buze kuza gukana Rayon Sport igize ibibazo byinshi by'abakinnyi ba Majaliwa bivumbaga ngo gukena arabwirwa nande Majaliwa abwirwa na Kevin yakwicuza Majaliwa kuganiriza none se Mitima yese kuza muri tiza tinze urabona ibi yicazwe nane Haruna Niyonzima we yabwiye avuga ati sasa sigikombe bako navuga sigikombe igikombe si cyo musaka kumajengo sha ngewe nishaka ngereke wanjane gake urumva kandi rega Haruna nase muri mu bwana ntiyaragikina azajya mu mice yikine ariko tuzize Haruna ikipe umwe yatsinze bine none ari mu kibuga
ni ukwihagararaho. Fabregas, Iniesta en fait donc nanjye simubona mu isura y'umukinnyi uje kuvuga ngo aje gutanga challenge ngo n'ikipe igomba kugenda ko nubwo herwe mu kipe Kigali statistique ntago zari nziza cyane, ariko ni umukinnyi ufashe runini muri dressing room. Donc ni umukinnyi ufite ikintu yabwira abakinnyi, ni umukinnyi ushobora kuba yagira ikintu yamereye muri dressing room, ibintu bikagenda neza cyane. So ku ruhande rwanjye nemera ko atari signing imbi, kereka umuntu utumva impamvu iyi signing yitwa Haruna Niyonzima Baba Moses. Urakoze cyane, nanjye cyakora ntabwo nkujya kure, ndemera ko umuntu ajya kugira kora pijana zirenga na zingahe n'umunani amwe ibitego ni bibiri ikipe y'igihugu. Hari umuntu nzi utamwemera? Oya byo muramera singenda bishaka. Oya sha usibizanamo ya muramera wo kunyarwanda wa mukobwa ababyeyi none se ariko no opinion ye nanjye opinion yanjye. So icyo mvuga nta kindi ni signing itari mbi, ahubwo abantu bakomeze babe hafi ubuyobozi banabusupporting cyangwa se banabushyiraho pressure banze buzanya bo babanzamo mbere yo gukomeza kugira abo basimbura. It's fine, je nemera ko ari ibintu byiza ku ruhande rumwe. Ikintu uko amaguru uvuga ngo niwe muntu ugiye kurambiriza aho bigenda neza cyane kurushaho, ntabwo ari we Rayon Sport izaba iri best kuri we. So reka nshimire Fortbet nimba ugenda kunsezerera, niyo betting company tubana. I'm proud yo kuba brand ambassador wa betting ya mbere muri Afrika rwose. Betting company ya mbere Fortbet, wowe andikamo www.fortbet.rw cyangwa se ujye kuri shop, bafite shop zirenga 100 mu gihugu cy'u Rwanda iyo bita Fortbet makara ziciye. Tuba turi kumwe kandi tugena n'abataramu ba Esperanza Motel, naho zibabwira Esperanza Coffee ajya ngo witwa Shalomi Mupagasi ajya kuna gutya batembereza akabereka ko biba byifashe, naho na ahantu heza cyane ko baba bafite n'ibintu byinshi bitandukanye, nako abantu baba bamerewe neza cyane. Najya hane cyane muri Esperanza kuri view imeze neza cyane. Ni Emenibiz Empire, ndabashishikariza gukomeza gukora subscribe abakunzi bacu, tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Muri abantu b'ingenzi cyane, muri abantu b'abagabo cyane. Target ni 2020 mukane no kukazogera kigali cye kimanuka muhita mukibona, ubundi tujye tubaha amakuru umunsi kundi. Xiaomi yakoze cyane, nitwa Niyibizi Eme, ni Emenibiz Empire. Reka musubize ibyibwo sinzi ibyo ashaka kurenzaho. Ntacyo ndi burenzeho, nanjye nishimiye ko wantembereje muri Esperanza. Nabonye hari na parking yanyewe nziza. Imodoka iparitse bimaze bite? Ndavuga iyi ngiyi iri imbere yawe. Se ngiye amabara y'icyatsi n'umutuku. Ni nzima cyane. Wakoze cyane, ni byiza.